Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abasoresha n'abanyabyaha basanga Yezu bose bashaka kumwumva. Abafarisayi n'abigisha amategeko batangira kwijujuta bavuga bati, uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira nabo. Nuko Yezu abacira uyu mugani ati, umugabo yari afite abahungu babiri. Umutoya abwira se ati, dawe mpa 8 ungenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike umutoya akoranya ibye byose ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. Nibwo yagiye gusaba akazi umuturage w'icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati, nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakanabisigaza, naho njyewe nicirwa n'inzara hano. Reka mpaguruke nsange data mubwire nti, dawe nacukuri wowe singikwiye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati, dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe. Naho se abwira abagaragu be ati, vuba muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge, muzane ikimasa cy'umushishe mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umwana we w'imfura yari mu murima, arahinguka. Ageze hafi y'urugo yumva baririmba umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu amubaza ibyo ari byo. Undi aramusubiza ati, ni murumuna wawe wagarutse, none so yabaze ikimasa kimushishe kuko yamubonye ari mutaraga. Aherako ararakara yanga kujya mu rugo. Se arasohoka aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati, reba imyaka yose maze ngukorera, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo ngasangire n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, ube ari we ubagishiriza ikimasa cy'umushishe? Nuko se aramusubiza ati, mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Nkuko nabivuze dutangira iki gitambo cy'Ukaristiya cy'icyumweru cya kane cy'igisibo, n'icyumweru cyitwa Letare.
bisobanura ngo ni mwishime. Akaba ari icyumweru kiduhamagarira kwishima dutegura imitima yacu kwakira ibyishimo bya Pasika. Amasomo matagatifu y'iki cyumweru aradusaba guhinduka no kwisubiraho, twibuka ko twabaye ibiremwa bishya muri Kristo, bityo tukagengwa n'ivanjiri tuzibukira imigirire ya kera kandi ishaje. Ibi bivuga ko umukristo wamenye Kristo by'ukuri atagendera mu kigare cyangwa ngo yumve ibintu kimwe n'abandi, ahanini abandi barimo n'abataramenya Kristo. Ahanini ubukristo bwacu tubwibukaho ikibo maze tukabubuza gutanga urumuri. Tukabwubikaho ikibo tuvuga tuti hato ntiteranya n'abandi, tuti singiye kwikura naho narindi, tuti ariko se nibanyibazaho, tuti batanyita umwirasi cyangwa se ngo bavuge ko mbasuzuguye, n'ibindi byinshi bituma twiyambura umwambaro wa Kristo yatwambitse maze tugasubira muri bwa bucocero twaretse kera. Mu ivanjiri tumaze kumva, ivanjiri izwi cyane dukunda kwita ivanjiri y'umwana w'ikirara cyangwa se y'umubyeyi w'umunyampuhwe, twumvise inkuru y'aba bavandimwe babiri. Ahanini iyo twumvise ivanjiri twitekerereza cyane kuri uyu mwana w'ikirara, nyamara igice kinini cyayo kirivugira kuri mukuru we. Abenshi muri twe dushobora kuvuga ko imyitwarire y'umuhungu mukuru isanzwe, tukavuga tuti ariko niko byagombaga kugenda, tuti nawe ari wowe warakara, tuti uriya muhungu muto se koko ntiyahemutse, kandi koko nibyo yarahemutse. Ariko nubwo yahemutse yigiriye inama nziza maze arahinduka, ndetse aza yemera amakosa ye, asaba se gufatwa nk'umwe mu bakozi be. Kuki umuhungu mukuru yavuye mu murima yakumva mu rugo hari ibirori bya murumuna we akanga kwinjira? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ishyari n'umujinya byamuhumye amaso n'umutima, ntiyibuka ko uriya ari umuvandimwe we. None se yari gushimishwa no kuzumva inkuru ngo murumuna we yaguye muri icyo gihugu cy'amahanga? Ntabwo mpamya ko ariyo yari kuba inkuru nziza kuri we, ariko ishyari ryatumye ibyo byose atabitekereza, hanyuma uburakari buramufata. Abenshi muri twe twimereye nk'uriya muhungu w'imfura, ntidushimishwa n'ibyiza abandi bagezeho, ntitwishimira ko babayeho neza. Natwe ishyari riduhuma amaso, rikaduhuma umutima, tukibagirwa ko itegeko ryagombye kutugenga ari iry'urukundo, niryo tegeko Yezu Kristo yaduhaye, kandi kuko twemeye kuba abakristo ni naryo tegeko natwe twagombye kugenderaho. Itegeko riruta ayandi yose ni itegeko ry'urukundo. Ibi bituma tureka kuvuga tuti none se ko kuriya muhungu ntiyakosheje? Yarakosheje, ariko imbabazi zibaho. Yahawe imbabazi maze umubyeyi we yishimira kumubona ari mutaraga.
ariko ikibabaje kurushaho nuko no mu buryo bwa roho tugira ishyari, tukababazwa nuko Imana idahannye abo tubona ko bacumuye. Tukaba turi abakristu, tukumva ko abatari abakristu batagombye kubona ibyiza nk'ibyo tubona. Niba hari urugo muturanye, urwo rugo ba nyirarwo bakaba batajya bajya mu misa cyangwa se ngo bagire ahandi basengera, ariko ukabona babayeho neza, ukabona ntacyo babuze, barishimye, umutima wawe ugahora ubabaye, ari nkaho wabajije Imana utariko nk'aba bavuna muheto, kuki badahura n'ibyago, kuki ubaha ibyishimo kandi badasenga? Wirengagije ko ari Imana igusha imvura ku babi ndetse no ku beza, ukumva ko kuba usenga ari nka ruswa ubuha Imana, bityo abatatanze iyo ruswa batagomba kubaho neza. Imana ntabwo irya ruswa, kandi kuba usenga ukunda Imana ntabwo bifitiye akamaro Imana, ahubwo ni wowe ubwawe bifitiye akamaro, kuko nubwo utasenga Imana ntabwo yabura abayiramya n'abayisingiza. Twebwe rero ishyari ryadufata, ryatwica, twabona nk'uriya mwana w'ikirara agarutse atagifite n'urwara rwo kwishima kubera ubuzima bubi yahuye nabwo, tuti hama hamwe wumve, tuti uwanze kumva ntiyanze no kubona, tuti subira iyo wagiye tukubuza, tuti ahubwo se wari wabona, tuti genda ubanze uzane ibyo watwaye, ibyo watagaguje. Nyamara agahinda karamwishe ariko ntitubure inyuro. Ahanini umutima nk'uwo ni umutima wuzuye ubugome, umutima waciye ukubiri n'impuhwe, niwo ahanini twigirira. Nyamara Nyagasani nyampuhwe, kandi natwe aradushishikariza kuba abanyampuhwe, ari umunyampuhwe. Nicyo iyi vanjiri dushishikariza, gutoza umutima wacu kugira impuhwe no kumva akababaro k'abandi. Niba hari icyo twakora tukagikora, tukareka ya magambo mabi, ya magambo akomeretsa, ya magambo yibutsa abandi ibibi bakoze, nyamara batwikubise imbere badusaba imbabazi. Ahanini umuntu nk'uyu wababaye akababazwa n'ibyo yakoze, akaza aje gusaba imbabazi, ntabwo ari ngombwa kumwibutsa ibyo yakoze, kuko aba abizi neza. Uyu mwana w'umuhungu yaratekereje nyuma yaho inzara imumereye nabi, ati cyangwa se kwa data hari abakozi bangana iki? Ati ngiye gusubirayo. Ntabwo yari azi neza ko se azamwakira, ariko yarabitekerezaga. Ariko kuko yababajwe n'icyaha cye, aravuga ati nzabwira data ko namuhemukiye, maze mubwire ko ntagikwiriye kwitwa umwana we, musabe ko yamfata nk'umwe mu bakozi be. Kristo Yezu akuzwe. Biragaragaza ko uriya mwana mu by'ukuri yari yarababajwe n'ibyo yakoze, kandi yemera ko ibyo yakoze ari bibi. Ni nayo mpamvu yisabiraga gufatwa nk'umwe mu bakozi ba se. Natwe rero si ngombwa kwibutsa abandi bibi bakoze, kuko ahanini mbere y'uko baza gusaba imbabazi baba bagize umutima wicuza,
kandi bifuza kutazabisubira. Ivanjiri iradushishikariza kuba abanyampuhwe maze natwe tukababarira nk'uko natwe twifuza kubabarirwa. Muribuka dukunda kuvuga isengesho rya Dawe uri mu ijuru kenshi, maze tukavuga ngo tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Ariko se ni kangahe tubabarira ababiducumuyeho? Ukumva umuntu arihanukiriye akavuga ati njye sinjya mbabarira, byarananiye kubabarira. Nyamara nk'uko tubifite muri paruwasi yacu ya Gikondo, buri wa kane duhabwa isakaramentu rya penetensiya, ukabona wa muntu buri wa kane agiye gushaka penetensiya, kandi ntahweme kuvuga rya sengesho rya Dawe uri mu ijuru, na hahandi akahavuga ati tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Niba wumva udashobora kubabarira, ukaba wanabivuga uti njyewe mu buzima bwanjye sinjya mbabarira, umpemukiye, biba ari ibyo ngibyo. Kuki wumva wowe ukwiriye kubabarirwa n'Imana? Uko itubabarira natwe twagombye kubabarira abandi, kuko ni nyampuhwe kandi impuhwe zayo ntabwo zigira ikigero. Impamvu impuhwe zayo zitagira ikigero nuko nta na rimwe twikubita imbere y'Imana ngo Imana yange kutubabarira. Hari umukristo wari wajya gusaba penetensiya, ngo nagera mu ntebe ya penetensiya cyicuze bwa kangahe, ati sohoka ahangaha Imana irakurambiwe. Haraho nkuko rero Imana itadushyiraho kondisiyo wivuge iti ubuntu bwa natwe byari bikwiriye ko tugira umutima wo kubabarira, kandi tukabarira bituvuye ku mutima. Iyo twize kubabarira bituma twishimira kubona abandi babayeho neza, maze tukishimira kubona bishimye nk'uko natwe bitatugwa nabi kuba twishimye. Bituma twirinda kwereka Imana uburyo ikoresha imbabazi zayo, tuyereka abigomba kubabarira nabo itagomba kubabarira. Mbese twemera ko Imana iba Imana, natwe tukayibera abantu. Nta cyaha Imana itababarira, kandi niba wowe umutima wawe ukomeye wumva utatanga imbabazi, kuki wumva Imana igomba gutekereza nkawe nayo nitanga imbabazi? Ukumva umukristo aravuze ati niba kanaka ajya mu misa ya mbere, njyewe sinshobora kujya mu misa ya mbere, tudahurira mu misa. Umunyabyaha nkuriya ajye mu misa ya mbere, nanjye njye mu misa ya mbere, cyangwa se duhurire ku ntebe twicaranye. Nyamara ubwo ni ubutindi, ubwo ni ubugome, kubera ko ni hagati yawe n'Imana, na wa mugenzi wawe ni hagati ye n'Imana ye. Ntabwo uko ubyumva ariko Imana ibyumva, ku buryo uvuga uti uriya sinshobora kumuha imbabazi, n'Imana ntiyari ikwiye kumubabarira. Kubera iki uri bugerere ku mashyi impuhwe n'imbabazi by'Imana? Ahubwo wagombye no gusaba Imana kugira ngo nawe iguhe iyo ngabire yo kubabarira igihe cyose, ukumva ko umuntu runaka w'umunyabyaha adakwiriye kuba yakwicarana nawe mu misa. Hari aho bigera ugasanga n'urugero umukristo umaze imyaka myinshi ari umukristo wamenye Yezu,
akamenya n'amahame amwe cyangwa se menshi ya kiliziya, akomeza kugira uwo mutima witandukanya n'abavandimwe be bo abita abanyabyaha, nk'aho we abona mu by'ukuri ari intungane. Igihe cyo guhazwa cyagera, igihanda yicayemo haza umuhereza w'Ukarisitiya, ati uyu munsi ntabwo nahazwa, ati sinahazwa na kanaka, ariko se ugiye guhazwa uwo runaka niwe wakira cyangwa se urakira Yezu? Yezu arabizi ko turi abanyabyaha. Yezu akomeza kuba Yezu, wamwakirira mu biganza bya runaka cyangwa se bya runaka, kuko ntabwo ari uwo ubuhawe, ahubwo ubuhawe Yezu. Niba ari Sebishyimbo uje imbere yawe ngo aguhaze, ntabwo ari buvuga ati akira umubiri wanjye, ahubwo arakubwira ati umubiri wa Kristo. Ntabwo ari Sebishyimbo uhagijwe, ahubwo uhagijwe Kristo. Birakwiriye kutaha udahagijwe kubera ko ari Sebishyimbo waje mu gihanda urimo. Ubwo ni ubupagani, ubwo ni ubujiji, uko ni ukutamenya Imana. Kuko niba Yezu we ubwe yemera gutangwa n'ibiganza byose bishyimbo, wowe urinde kuvuga ko udakwiriye kumwakira muri ibyo biganza?